yaje ako kubera ko ati ngo ntabwo uzana bingeze neza buriya sinzi mama aramutse atari mu rugo bakora hano bakongera gutya babona nuva bivuga cyane wa musaza mba nanze kubisakurisha gataka nese ubundi ngiye nkugize ne borana umushahara domo kanyo kose kanyo yo yewe ugira ngo se uyu munsi turibuze kujya mu murima iwanyu umukobwa mwiza wowe ntari neza ratsinda nakubise ari gushywanyi abagiye kwisuka ngiye kugusabira mwana wanjye noneho wakuze yebase wowe ugira nimba va mukobwa ego ko mana yanjye nanjye nizane ngiye i Kigali ni ukuri kw'Imana mwabonye iriya minwa ye wagira ngo aba yariye uruhinja noneho yidodobetse ikintu bita imbyiro by'i Kigali ayiwe ariko se mana yanjye iyo mu rugo wazamenya nk'uturajyari noneho biragenda bitera sinzi aho ndi buze kwikopesha naho rubanda rumaze kundambirwa pe njye kureba cya kanyoni shaka tujye kuvumba Kasa bite ko mana ibizo kumva iko wabizamuye meze yambagize iki se mwana gasana noneho ko mbona byanyubeye mwana ese kanyoni na no ese none ibyo bintu bya none ho byabaye kaki ko bari banyishe uzana none kubiraga inkuru nziza ngo ni gasana ndakumenyere bwa bugoryo bwa usanzwe uzana nta kizimuje kumbwira ese nuzi ko kumbiraga erika turi bakanyotereka wakintu gisaza tarahandi harya kumatujya cyo kumama harya kitwamite sagiye mujyane mu kandi kabari n'ibibazo ngiye mba nifite noneho umva hakintu umunsi wangu turamwa kumviza ubu mama karame mwana ndabona monzane murakoze rwose karakarishe agane mama nkunda kugira mama kumvikana ariko ari warambere ikirumba nabona niyemeje kubera umwana murakoze numva akaryoshye ujye ukora gusa umwana wawe ariko ndiko mana wanjye nzari imbere nabi kibondo yego mama mama we waneguriye umunsi kweli abimara mama uyu munsi ngomba kurya nkabyibuha kubera umaze iminsi ukora reka nze banze nakaraba intoki nkuzanira amazi mwana wawe yego mama umutare ni hose atari urahari bamwe mfuri bingana na papa wayo yego mwana wawe arekera no nabona gusukira gusangira mwana wanjye nanze kugusuzuma urumva ko uyu munsi wagiye gusenga akurya sima ndabihera uhera gushaka mwana wanjye Mama karame mwana uramune mama uzaho mpepe uramune mama uzaho ntwafuyemo bino bijumba
mwana wa mwana ngira byana ngira makabi reka tujye dusangirika ibyo mba rero ese neza naje neza uramwiza ubuntu usa ni kwa Philippe ko mpafite ideni kwa Stefano naho nuko none umunsi sinzana ujya kwikopesha ntabwo uraza umbwira by'ubusa ngo urangira na kumwiza ubu ako se kanyo ntawe uziko turi birumbo hano ari nanga hakombereka muri quartier man nanjye ubu nta kintu nibereyeho ariko barusaza kumva ejo bundi irwarenze uyu munsi irwahiye itwarubare wangu twajya kuruvuma ubuze mbiki warusaza hahandi kumva hamwe tujya kumva amakuru barwajera icyo gisaza wangu n'ubundi cyarenze twajya kugibumba uyu munsi yego ni kuwa gatanu kandi unoso kwa nuzo kumbera kumereka iminsi ibiri kuki amakuru batinze kuya najyanywe batujye nyine mba uyu munsi ahubwo tugenda mwana tugenda soni wowe rwagwa rugashya nkundaburesha haki yewe yagiye kwahirira inyana nde kwa irayanyana irayanyana mama muzayimpe tuzayikwa mukobwa nakunze nanjye naramubonye mwana we asiku nari mwiza yakuvamo mukazana mwiza cyane pe ubwo mfite nuko atazanyemera azakwemera ntituzaba twamukoye ubwo namugomba kumunshakira yego mwana we mama karama nukugira ukuntu ndeba nk'ikigonyi hariya hamwe mwanyemereye akoze papa ko atarabyemera mwana wanjye burya umubyeyi ariwe nyoka ariwe jyewe mama wawe ese ntabwo yabyanga mama murakoze kubiga igitekerezo cyiza no kuba mwanyemereye hari ahantu rero yego mwana wanjye abona ko avamo n'ibijumba byiza biryoshye yego mwana wanjye ariko mukanya njya gusubira mu murima akajya guhinga noneho mukazajya kumunsabira agasanga ibijumba byose amashini mukuri jyewe ngaho naguhaye mwana wanjye ikigonyi kirahari yego mama mwiriwe mwana wanjye Kabanzi. Bureka mbanzi. usaba uvuye kwahirira inyana Ndamamiwe. ariko zawe banyuka kari wowe Simvuye ko sinakarabiye rimwe mvuye kwiriba sinubwa cyara nk'inyana ya we namvugisha kwanza. kumana Abraham yose ndaruzanye kwe irire mwana ego kumana wawe narizanye mwana wanjye rero urahiye kwahirira inyana Simbituye hariya. ngo mwana wanjye urakoze umukobwa nuwahirira inka akera somutana banza kujya mu buki Mpamvu wowe wari washinga. karabaye none Mama, karama ntaduteranye. Genda naniwe rega nari nashonje. ego mwana wanjye ariko nawe uvuye no guhinga Avuye guhinga. Kandi abayoze. oya ntabwo yose Mama wibeshye ntabwo yahinze. yahinze Namubanye na wa mukobwa. yahinze Namubanye na wa mukobwa. ate ntabwo mvuye guhinga wowe mwana wa Ubwanya sinubanarinda. mukobwa uhinshinze urabeshya kandi avuye guhinga Ubona amaguru yahinze mama. mwana wa yahinze pe Undi mama undi dufite. ntukambesherere umwana mama irire reka twirire mwana wa yewe uri ko umukobwa wawe ntabwo uzahavuye niyo mpamvu yari amaze kabiri mama tugiye dushake uburyo twagira Ariko mama nubwo muri n'amafaranga ureba gusubiza bari bimeze nabi ariko mama. Ubu ni bwo kumushima n'ibyatsi byo. mwiriwe mwana wa cyagenda muraho bana banjye ni karibu ni karibu ni karibu Twarabwe namusuza. nimukarabe bana ba nimukarabe muzi murakaza kiworo nuko bana banjye ese mwana wa kudakaraba Mama, karaba uzi iki cya
amafaranga kirakaje cyane guza kuri bino bipantaro. Mwana mwihorere irasa neza. Sinayimufuriye se. Ay ipantaro nta kikwaye. Zano murya neza pe. wowe tumabanza si Nanga rega. mutima nakwanya si Ndio mama kuri minsi. unabitera ariko ndabiga Sha. Lazima kudomo. Tumaze iminsi tutabonana pe. ariko kandi nawe utaho nuzi wavuga nanjye nzakwira Wanyuze Urambuza amafuti. kujya mu Wanyu mwebwe muzabona ibintu mutugaburira. nzakwima se uko kameze kubagenda bavumba gusa toka ushobora tuzize mani turarize mani mani nsomero Reka nyamuhereze. mwana amazi mwana ufite ikigali. Kandi wibuke ko nawe ntayo wavomye. mwanzo ubwongeje kwa kariya gacupa nawe uratuma tuyisubira tugatwara tugasangira aseniza wasinye tugasangira mwana wowe guterura inkoko mwana y'ibiryo. Tuzi wazanye se hano. Uzagera mu rugo mwana. Ntago wanciyeho nkana kubwira ngo nkorere ubwatsi bwananiye ukanga kunkorera. Ngo none ngo nateruye. Reka nze mbashyiriremo imiyaga bundi. Mushaka kujya? Reka ntigendere. Mugide ngibyo musigaranye. Mbega nizane. niza aho mwana wishyikiye Udamu. Bajya kurya aho bahinze. wakayukuwe Bayukure bene wanyu. wakayuku Mwana twigenda. Hano wacu. kanyo Bogas. akira somo gato kanyo komani mare zawe niza buragiye mwana buragiye twirire wakubwa n'umuro twakunda yagira zije ko mbona utishimye ikibazo cyabaye nahereye kare nkwingiye ndakwandika Rero ntega amatwi. Kandi ukugutura unyumva. habaye Umva nkubwira. Nabitekerejeho, ndongera mbitekerezaho kandi nsanga sinzisubira igitekerezo cyanjye ninasubirwa pe. ibiki se batekereje kandi Narebye nsanga narwambere. ngo Kandi nabitekerejeho. buki ibintu biri kumbaho ngaho sister agiye mu mujyi ngaho baransoye mu nzu ngaho none nawe uranyatse None utekereza ko niba bashiki baba barakwanze ari njye wabasha kugutunga. wambabarira wanyoroheye Reba ubushize ngo sinzi ngo runaka ngo kwa runaka ngo yahaye songa ikibanza ngo cyubake ngo umukobwa ngo ibiki runaka Margarita mba ndababonye. Ese ubundi wowe uri imfizi y'akarere cyangwa kibanza nyine cyo ndi kucyubaka hanyuma cyande nsubiza wimwara ngo urebe hari ahirya ndeba unsubiza. akoshe nukuri niwe nari nsigara ikigihe niwe nari nkeneye ngufasha ngomeze umutima unganirize ntuze ndeke gutekereza ku byo bashiki banjye bari kunkorera ariko niwe nanone uri imbere mu kunsonga icumu niwe urifashe bari gusoma Ese ngende inyoko ku buryo nakirengera wanyorohereze nkayo maze n'ahantu utagirira inoza urimo uranamvugira ntunkoreho. Nakubwiye ngo nabitekerejeho ntasubirwaho we nagwambere umugabo wowe urabyuka mu gitondo saa 11 dururuduru wagira ngo wowe uri imbwa y'impigi yo muri kano gace. urugamba nene rukankana urukwavu si uko mba manutse uzajya umbaza aho ngiye nukuri sheri nukuri amahirwe kandi nakusohoka Icyambere ntuzi gukora mvuye ku kazi wirirwa ugenda aho kase hose ninde uhise ni runaka na runaka wagira ngo abakobwa hari aho iwanyu bagiye kubabitsa uburyo ugenda basitara njye ntago naba umugore wawe uzabaza ndetse naba ngiye kubandongora nitunga nukuri sheri nutagumirwa nzabanze
kuko mbuze wowe ninjye musore njyenyine muri Mukamira. ubwo niba ubona uri bucura mu bahungu cyangwa ukaba uri imfura ubwo nzahera ko ngumirwa muri iyi serire yose nzirongorere na kandi ubwo uzabutaha. ndababujije muzabyare hungu nako ho bundi uwo muhondo wawe ugize nene nawe ukuze. Aha ko ne nanze kugumirwa se. mawe yango dore ngo zabagabo mama we. Nanjye nahekeye se. Bundi uyu mutera mwakubona mujyanaga. Ziyongorere rero. Sikanyana. Nanjye ngiye kubazengereza sha. Inkoko hanze nka hanze. Ako se mana yanjye none ko mwiheneyeho kandi imyaka injyanye. Nkaba mwanze singiye kubera iwacu. Nabariye abana. Asiye. Maze kitabuze mu rutoki n'amakuru. Ubundi suriyo ntafite icyo yimariye. Ngeheruza amarire. Bya bindi byo byukira mu misiri. Nkaza nkamutunga ngo nanjye mfite zabagabo. Ariko susi none ndori ya mama nzajya nyikizwa n'iki mwabana. Nyikizwa n'iki? Wowe Biryahose. Biryahose sha. Se ko ndakunura ubugeze. Umva nkubwiye. Ntabwo ikise shako. None byanjye byabaye yamuhungu. Ese byawe myako wabaye iki? Yehore. Bimeze bite se? Kimbwa kashobotsa. Ese ntunansuhuze. None se mba mwana. Cyegenda se. Urashaka? Kabyagana. Umva aracyasoma ibinyamakuru byarangiye kizi. Uwo Kuki? mukuru we. Kimbwa kashobotsa. None yikaritsira kubona pe. Ya. Noneho sinibyo. Yabaze ko na shere wanjye yanyaze. Ngo ndimbwa ngo nta kintu nshoboye. Akusima nawe kariyo yayo. Najya gutera itura umukobwa akakundi byavamo ko. Tuve kwibyo. Wowe nta bintu ufite. Bose. Umunsi tukoze mu gize muri niyo. Niba amaze kuruka. Twakoze ariko. Kumana tagangayize. Rero maze nabi. Ese ziba nk'ahantu hose. Asanga masaha 3. Twakoze kabisa. Ahubwo dukomeze twica akanyota. Ko neza ko ndani cyane ndemo nta kibazo cy'amafaranga. Amafaranga nzarwa mwana. Ariko rwose dukoranye igihe kinini. Amafaranga yose ngiye nagoyemba uyakoresha iki? Amafaranga s'umemba. Nyine amenshi ndayanywera. Cyane rwose nanywera inzoga kubera ko mbavuye mu murima naniwe. Navuga igihe cyose tumaranye dukorana amafaranga yose ngo yembo yanywera icupa. Amenshi tuyanywera inzoga. Jewe naraguze ni nk'uko barayiba. Habya ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 30. 30 yose? 30 ndafite rwose. Ukirara mu kirambi kiwaye? Aho ufite rekebi. Wowe nta biryo ufite. Nta biryo kamubaza. Sinarigiye kuba umuntu ugiye ugenda urya imihana yose. Inama kankugirire dore ningi. So nta kwanga kwitana. Biryaho. Kura amaboko mu mufuka ukore. Ukorabona ko bashiki bawe bajya ari uko nawe bamaze kuguhanga. Ukora umuntu w'umugabo yewe uhinduka. Ako nturabira mbwa akazi nyanze. Do ndahiye ku maguru yanjye yombabi. Ntabwo azaronka. Azagumirwa na nabimubwiye. Ngiye kwirongorera ibintu. Ibyo byihorera. Ahubwo sumva. Wenda murongoza iki ko nanjye nta. Mva mubwira ka. Ubona wigunze byose. Ubundi tugende kwa Stefano. Ikopesha kandi gacupa kamwe. Hari ibintu. Umugabo ahora ari umugabo namye mbivuga kuva na kare nawe uzira urabikurikirana. Kinga tugende. Kugerera ahora
noneho iyo ndayinywa hano nta kintu cyo kunyemo bagira baze bibe nta nubwo nkinga karitsiye barakubona pe tugende saha sinzira ubusenge tujye kunyura tugende nka sosira umwuga uravunwa n'iki ko bimwe wenda nkukureho nta yego rwose uretse ko nta kibazo rwose cyakoze kugira n'ababyeyi bitonda nawe ugiye kungambanira ko kuvuga ngo ndashaje wowe yagiye ntabwo waba iwanjye ufite iyo myaka 30 muri myaka 30 ni myinshi ni myinshi rwose myinshi cyane reka nkugire inama nk'umuntu sibyo ndakumva rwose utazeyo ukwiye gushaka umugore se wakomaze ko nta bushobozi ngira oya ntabwo gushaka umugore ari ukuba ufite ibya mirenge ubone ko ntarubaka se ndamushaka mushire oya kubaka ntabwo ari byo bizana umugore ushobora no kugenda ugakodesha inzu hariya ukabamo ugafunda ubuzima ejo ubuzima bwahinduka ariko uzahora urara mu kirambi cy'iwanyu kugeza ryari none nshaka umugore ubwo se amafaranga y'umugore bitenge nayakura reka ubwo se bari abahungu ba Kanyoni ukuntu banywa inzoga tuvugisha kurwo nazikura wowe uri murangira inama itari ntabwo nabyemera nta bushobozi nifite bwo gushaka umugore babarire reka nkwereke ufite ikibazo cy'intuza ngo kibitenge n'inzoga abantu bazanywa yego rwose oya reka nkwereke urabizi ko tumaranye igihe dukora sibyo ngiyewe nkwemerera igitenge cy'umugore kabiri nkwemereye amajerekani 3 y'amarwa 8 y'urwagwa ubukwe ntabwo buzaba butashye ariko ntabwo nshaka kongera kukubona uri mu kirambi cy'iwanyu reka nanjye ngenda nabanza nabitekerezaho ko buriya rero kubyabona nshaka umugore ntazo mfite ibyo bitenge nta mafaranga nigirira gusura byabona nshaka umugore kuko ndamugaburira ikeje ni kubitaho umwana nibyo kubanza gutekerezaho rwose ntureba aho reka nkubwire tuzamuke mbere ko nakwijya ugasanzwe tiyizira umwari nikundiye ni wowe nahisemo yewe nasanze urukundo nyaruguru yemwe ba yemwe mwiriwe muraho neza muraho neza mukecuru yo beza kuza iteka ryose muraho neza iminsi myinshi cyane karibu cyane yewe mumeze neza turakomeye yatuma kwica akanyota mujya mugera ku marwa se reka tubakire yego murakoze aho ngaho iwanyu mumeze mute twebwe izuba rirava twadushyimba twarumye ariko nari nje kureba Maderina yazindukiye mu isoko yajyanye agahene agiye gushaka amafaranga ya mituweli nari nje kumureba ngo tujye mu itsinda kandi umuntu utaba mu itsinda muri iki gihe mw'abantu hehe dushaka dukanguruke twese tujye mu itsinda niryo rya mbere niryo ritubeshejeho pe ubwo rero karame mu by'ukuri muri iki gihe itsinda rirakwiriye urabona ukuntu izuba rimeze nabi cyane noneho reka nshaka umwana agenda mu ndebere amubwira aze mu itsinda yewe ni ukuri byari byo nari kumutegereza ariko dore harakeye bataza kuduhana twese reka mba ngiye aransangayo hanyuma ntabwo nguherekeje hanyuma amahoro y'Imana bari yego ariko ongera ucurure kandi ubwo ni sawa rero amahoro y'Imana bane nawe nyagasani mugendane mu kanya araje kugerewe yego reka nihute
Rero papa Linda. Mwiriwe neza. Yego. Musaza meze gute? Rero papa Linda. Mwiriwe neza. Yego. Musaza meze gute? Amahoro y'Imana abane nawe. Simutese shana. Turaho na amahoro rwose. Tebe kugusura utebe nuko byifashe. Akaruze mujya mugeraho. Nta kibazo rwose tureba nda. Reka ngurira mubatse. Akanuri nturire. Ni karengetse. Niyo mpamvu rero. Mu buzima busanzwe uri mpamvu dukunda kanyoni we. Ahangaha rwose mw'uru rugo ibintu aba ari amahoro. Twebwe dukunda uvango twebwe. Bino byacu babisegeye. Niyo mpamvu uru rugo ubundi ntabwo warugwamo ntibiba. Mbega kanyoni. Hanyuma se amakuru yanyu? Amakuru ni meza nyine nuko twari turimo dutembera turavuga ati tuza turone papa Linda nawe uko ameze. Niyo mpamvu twari tuje hano tuje kugusuhuza nyine nk'umuntu papa kubaha muri karitsiye. Oya murakabaho. Ubundi niyo mpamvu twari tuje hano tuje kugusuhuza nyine nk'umuntu papa kubaha muri karitsiye. Oya murakabaho. Ubundi aka nagacupa ndimo kunywa reka mbakire. Heba na kabisa. Yabasekanye ubuze nawe kubajya kwakira. Nawe amakuru mo nagabuze. Soma